Musawa. What's up? Ngaho twibwire rero. Nje nitwa Nillan. Nkaba ndi umuproducer n'umuhanzi. So, nje kubera production niyo nkunda cyane urebye naho ibyo mandi gukora niyo nkoze beat ubwo nyine nshaka ukuntu cyangwa muri studio nka recording. Dani twawe first time twawe yari muri 2018 nyine nkijya muri studio bwa mbere niho twahuriye. Yaragiye kunkorera indirimbo kubera nje ndi umuproducer ama style biragorana kabisa. Hari ukora beats za trap, afropop, afrobeats. Inumva biterwa na mood wabyukanye uwo munsi kabisa. Ariko so fun with that size takureba señorita, give me some time. Yeah, with the waist when you whine urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size takureba señorita, give me some time. Yeah, with the waist when you whine urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size that could ever señorita, give me some time. With the waist when you whine urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size that could ever señorita, give me. Hello, it's your girl Tatiana is a bang. Nkuko mubizi rero iyi ni MIKA 250 TV. Mugakanda subscribe and like kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byiza iby'imyidagaduro like na gospel ubundi tukimanukira. Kuri uno munsi rero twabateguriye umwana ukiri muto ufite impano ebyiri zitangaje. Ni upcoming artist akaba producer. Mbashishikarije kubikurikirana mwibuka gukora subscribe. Iza bang. Musawa. What's up? Ngaho twibwire rero. Nje nitwa Nillan. Nkaba ndi umuproducer n'umuhanzi. Amakuru yawe. Amakuru ni fresh kabisa. Ndakubona. Subizi se kwa kundi. Ngo ni imbere cyane. Iza benge nyine. Hariya. None ndabona nyine nguro umwana ukiri muto uri kuza mu kana. Cyangwa ndimo ndagenda nibeshyamo gahoro. Urana nashaje se buriya. Ariko urabona ko nanjye ndacyari akana. Ahubwo wowe nyuma yaho tusubiremo. So niranese ibintu by'umuziki bibona gute? Shani fresh cyane kabisa biri. Tubikora kabisa niki. Nese ko mbona wambaye neza bro. Urebye se wahere nko ku rukweto ubwira ngo urukweto ndi barwita iki nyine wowe muri make njyewe ndi mu rujijo banza umbwire ngo iki ngiki bakitaye wowe mbwira. Ni nambaye Air Force jeans ishati kabisa akaponga iranga twizamuki cyane. So nk'uko nyine twatangiye wabanza ukambwira se umuziki ubona gute, utangiye gute? Umuziki nawe utangiye 2018 ubwo bwa mbere nagiye muri studio urebye kabisa. So watangiye ufite indirimbo zingahe se? Ubu ngubu hariyo narasohoye cyagiye ariko kubera ntago yari imeze neza nari updatinga neza muri music, so naje kukwisiba ariko hari indi mfite igiye kuza yitwa size. Nese dushobora kwibaza ngo ese Nillan byaje gute ubundi kugira ngo uvuge ati kuko nkatwe twese turicara ukavuga se nzakora iki nyine kuvuga nzajya muri iki ngiki se nzajya kuba umushushanyi artiste n'ushushanya iki byaje gute kumva ko ari cyo kintu cyonyine ushobora gukora nk'uko umuhanzi ko? Urebye nibyo bintu nyine nakuze numva nshaka gukora kwako nawe numvaga imiziki biraho ngaho tu nyine. So nibyo bintu urumva byanyinfluence cyane muri music gatuma ngera kuri nuze numva nabikora. Ese buriya ntabwo bigora nanjye nzajyemo.
urebye biragora ariko ikintu ukunda ntago kijya kikugora cyane. Nose ubivanga gute no kuba producer ko biragora kumva umuntu ari artiste akaba n'umuproducer yumva ni ibintu babigoye se ubimanaginga gute wati no munsi ndajya muri studio ngiye kugira beat then ejo ngiye kuririmba ni ibintu nyine bigoye bigenda gute? Rero kubera production niyo nkunda cyane urebye naho nibyo mba ndi gukora niyo nkoze beat ubwo nyine nshaka ukuntu cyangwa muri studio nka recording nyuma ariko nanjye nzaza rero njyane muri studio tumanuka ibirongo ndumva is fresh. So nose waba wararangije kwiga cyangwa urakiga? Ntago ndarangiza ndi muri S5 hari kuri Glory. Mwana cyari muto nk'abakobwa mwe attention mushaka kuza kwibeshya. Nose Nillan urumva ibibazo byabaye byinshi noneho kuba numvishe ko noneho uri no muri high school of course uva iyo turi nyuma y'ibingibi bya corona turimo iyo nyine mu buzima busanzwe uva ku ishuri gute ukajya muri studio gute ukabona umwanya wo kuririmba nyine mbwira ukuntu managing ibyo bintu byose class ibintu nk'ibyo. So njya hano niga kugeza saa sita kwa niga ibintu by'amativate niga computer science. Rero urumva iyo nashye mpita njyaho mukabisa niho mba ndi kubikorera byose. Ukazabona umwanya w'itide gute rero? Itide uritangira nyuma kabisa nyuma nimugoroba. Nose ufite studio yawe cyangwa hari studio ugenda ugakorera? Muri studio njyamo ngiye gukora ibindi bintu nyine wenda bisaba ibintu byinshi ariko studio ya mbere ubundi aba ari laptop yawe kabisa. Mbese korera muri FR? Ahantu hose kabisa wapingura no mu zindi zisanzwe ariko bikorera mu rugo. Ntago biba bisaba ibintu byinshi cyane. Okay. So nese Nillan ufite ababyeyi bombi? No mbana nje nakuze mbana na mere wanjye gusa kabisa. Nose nigeze kumva ko ushobora gukorana na dannybeat. Mwahuye gute se byaje gute nyine mbwira ukuntu mwahuye first of all? Danny twawe first time twawe yari muri 2K18 nyine nkijya muri studio bwa mbere niho twahuriye. Yaragiye kunkorera indirimbo iyo ya mbere nakubwiraga. Kabisa nicyo gihe cya bwa mbere twahuye kongeye guhura last year iri kurangira kabisa. None dura muri studio twita mwumvishije ibintu nsigaye nkora arambwira kabisa twakorana. Nkajya mufasha nawe akamfasha mu projects amwe namwe. Biba bitangiye gutya nese kuki wahisemo dannybeat kuki utagiye nko kwa like made beat holy beat abantu ngaho ukavuga ati ngewe noneho ngomba kujya kwa dannybeat? Urumva nyine dannybeat nuko twarahuye mbere nyine niwe twatuziranye kuva icyo gihe cyose. Rero ntago nigeze nshaka kujya gushaka abandi bantu tutanaziranye kandi hari umuntu tuziranye wabimfashamo. Ndumva ubwo urumva ko agomba kugufasha rero ejo bundi twatubona nyine tubona Nillan twamubonamo asigaye arenze is a bang cyane. Nose urumva producer buri muntu wese aba afite umwihariko wiwe. Buri muntu wese agira style yiwe siyo wokorera nubwo utari watangira wenda kugere ku rwego ruri hejuru wese wowe ufite uwe mwihariko. Tukwitegure mu nyine mu yihe style yawe tubwire. Kubera ngende mu producer ama style biragorana kabisa. Hari nk'igihe ukora beats za trap, afropop, afrobeats urumva biterwa na mood wabyukanye uwo munsi kabisa. Ariko akenshi ni afrobeats na trap. Ese gukorana na Danny buriya ubona bigufasha iki muri neza yawe ya producer ubona bigufasha iki? Namwigiyeho byinshi kabisa kuko hari nje nk'ibintu mba nabasha byo kumasteringa nk'indirimbo ni ububizi. Rero ibyo bintu nibyo navuga ndi kumwigiraho muri no minsi kabisa.
Okay, ngo nanda kumva cyane ahubwo ngiye ntunsige nanjye tugeraneyo tujye ego iri joro ndarara twike twihanikire tukivana no turahita duhitira kabisa. Harya mbwiye ko indirimbo yawe nshyashya igiye gusohoka, izasohoka ryari, yitwa ngiki? Izasohoka Friday nka saa 12 yitwa Size. Itumanukira muri freestyle imbere cyane. You so fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. Yeah. So fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. Hey, uno mwana ari mu kazi ngewe ahubwo roreho ndanayamanitse. Thanks kabisa, uri mu kazi, ufite voice nziza, kubona abana ariko sinzi impamvu abana bari kuzamuka bose bari kuzana amajwi arenze. Nasumva birenze cyane. Ntabwo birenze cyane, ahubwo sinzi kabisa ikiganiro cyacu. None se Nillan, ugiye gukora indirimbo ya mbere ugera muri studio, wabibonaga gute? Nyine ndashaka unyinjirire nko nyine umere nk'ukuntu wari umeze kinjira muri studio kijya kuri mic ugiye ku recording. Byari bikomeye kabisa, ntago njye nabonaga ari ibintu bitabaho. Cheka ari Dani bikwibwiriye kabisa. Kuko nyine byari ibintu nyine byo umuntu agishakisha ukuntu byagenda ariko bitaraza, niko navuga kabisa. None se ariko biragora uzi kujya imbere ukaririmba abantu bakureba. Ngewe icyo kora nayijyamo mbonamo harimo producer wenyine n'abandi ngo abandi bamerekeje reka ubwo nabasiga inyuma. Ahubwo nta muntu we mwajyanye wagucaga nk'intege avuga ati ibintu ugiye kubijyamo wumva kabisa. Icyo gihe byonyine n'abantu usanga muri studio ntago ari igihe usanga nyine baguca intege, ariko gusa urakomeza ugakora tu. None se urugendo rwawe rwa muzike urubona gute? Ese mu myaka ingahe iri imbere tuzaba tubona Nillan ageze hehe? Se mbwira urugendo rwawe nyine. Kabisa ubu ngubu no gutegereza indirimbo yanjye yo kwa gatanu, ubundi niho ibintu bizahera. Tatiana urugendo rwawe niho urugendo ruhereye kabisa. Kabisa mu myaka 5 ndibona ahantu hameze neza kabisa, hashimishije. Natwe turabikwifuriza, turashaka kubona Nillan ari ahantu hejuru nyine. Sigaye tumuna twatiriya rero turamwuba, respect papa. Nese twigire mu buzima busanzwe. Nillan ukunda iki se nyine apart ya class na stu nyine ni iki kintu ukunda gukora wisangamo cyane nyine nyuma y'ibyo byose? Kintu nisangamo cyane nyine nko gukora ama sports, nicyo kintu nisanga murebye. Ntabwo ugigira umwanya wo kuganira n'inshuti zawe? Nyibagiwe ahubwo nyuma ahubwo yo kubonana n'inshuti cyangwa iki ama sports azaho kabisa. None se uhura mu muziki wawe ubona uri guhura n'izihe mbogamizi? Mbwira imbogamizi ugenda uhura nazo. Iyo umuntu agitangira bigoranye kabisa, wenda nko gukora video cyangwa ibintu kuko audio zo ndazikora byo ntabwo byangora, ahubwo mu bintu by'ama video promotions nicyo kintu cyakigoranye urebye. Warambwiye ko ukunda sport nyine yitari mu studio. Iki ni kisa
njyewe sijya kintu nyine ariko njye ndoga kabisa. Uroga nese ko bafunziye nyine amapuro jya heno bagushyiriyeho shitingi ubwo baciye shitingi kahise no kwicara wicariramo ukogera mu rugo mwibase nicyo kintu cya mbere wikundira. Nese ukunda kurya iki? Ibintu byose ndarya urebye. Ariko umuntu wese yego twese turarya ku muntu aba afitemo akantu ka mbere akunda. Akantu nkunda se biranze urebye ni byandi bisanzwe nyine umuceri, inyama, ibintu nk'ibyo bisanzwe. Bose bakunda umuceri n'inyama. Ngiye ku kibazo gisa nk'icyoroshye kandi gikomeye ko cyoroshye kugisubiza nanone kwa nese nko mu bwana bwawe ni iki kintu waba warakoze utazigera wibagirwa nyine cya kindi wicana ukavuga ariko nyine cyababaje nko mu rugo ariko noneho kikagushimisha yirembwiye nk'ikintu uzi wakoze ujya wicara ukavuga ariko nari akagoryi koko. Ko ari byinshi si kera nari umusazi ubundi n'ubwo banza ndiba ariko kera bwo nyine hari n'igihe nize gufata ipasi kabisa tereka ku mukazi wari waje home nyine ntabwo nari nzi kikora nyine nyiterekaho gutya turacomeka tumazeho nk'iminota nk'ingahe kuguru kwari kuvuye wawe ko numva wari akagome nawe yari abizi twari turi nyine twari turi nawe mwe muri same age twari turi muri same age kabisa yandushaga nk'umwaka umwe wonyine ariko ibyo mbyibutse kabisa biransetsa byagaje nanjye ndumva binsekeje ndetse n'iki wigeze nko muri classe nko muri maternelle umva nawe ntago umuntu nawe afite akantu uba warakoze nyine muri maternelle ahubwo nakoze aka kantu nanjye wenda gakoreye umunyeshuri twiganye maîtresse se imbwira ikintu waba warakoze ku ishuri nacyo utazigera wibagirwa. Ku ishuri ikintu nigeze gukora nigeze gufata agacupa urananga kwa kundi nko kuri toilette baba bakoropye nimba ubucupa babashize hejuru gutya ndagenda ndakamuha kabisa arabinywa sinzi ibyo ari byo kabisa gusa uwo munsi byari bikomeye cyane bagiye kuri yo mu bwana yari iby'ubugome ntabwo byari ubugome nese ari umusazi nyine urebye tu. ndumva ngiye binarenze kuko nese mwana kintu yigeze abandi bameze ngira amatsiko y'ikintu yarabaye ibindi nyine bari ibyo mu biro ahubwo ndaguhamagarira ribo mu kanya kuko ndumva utangaje. none se ngaho tubwire ese nk'umuntu ugukurikiye wamubwira iki? nkurikiye nambwira kabisa yitegure gushya kabisa yitegure imizigo imeze neza agiye gukongoka Kigali irahiye harashya kabisa ntabwo bitegura ngaho indi freestyle ku ndirimbo yawe yindi tumanuke imirongo ariko ntari kabisa reka nzi yumanuke nk'abakobwa barahagati rero mwitonde uhora unshaka buri kanya oye kandi simorana time man oye wowe ushaka iby'imetaya oye jewe nshaka iby'aka kanya you getting on my nerves yenda pole it's with the way you wanna catch them feelings for me you calling all the night oye jewe nshaka iby'aka kanya ngiye emosiyo zirananyishije birandenze ngewe ntabwo ubona ko umuntu n'umukungu utari romantike kuko mpoza ndashaka nkubaza se mani urarenze kabisa ngiye nayamanitse bro. So mbere y'uko rero dusoza ikiganiro cyacu nka MIKA 250 ngaho nyine uriko ushatse natara kandi freestyle njye naryohewe nta kuntu twakomeza ahubwo njye numva iki kiganiro kitarangira twazagaruka go muri part 2 nibyo byaba ari sawa waba dusezerera abadukurikiye sawa n'umuhungu wanyu Nillan mumutegereze araje abatwike so Nillan ngaho tubwire se kuri platforms twagusangaho then so nko kuri Instagram ni Nillan rwa RW
no kuri Twitter nicyo kimwe na YouTube. Yeah. Mwabyumvishe IG ni Nillan rwa ara nyine rwa ya Rwanda ko abantu mutazi ukuntu yarabivuze mu cyongereza ndabibabwiye ni rwa nyine kwandika Rwanda. Kuri Twitter naho ni Nillan rwa na YouTube nicyo kimwe kabisa. Ubundi mwebwe mujyeho muzambwira mba nabamanukiye. Ngaho tubwire se Nillan uduteguriye iki mu minsi iri imbere twitega iki? So bungi ikintu cyo kwitega gihari ni song yanyu mfite yo kwa gatanu. Ni zabari audio na video cyarimo yitwa Size. Ni producer ninjye wayikoreye, video director ni Oscar Dos. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ibindi tuzabimenya indirimbo yose. Okay, ngaho kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ndumva wahita wongera ukadushyiriramo ukongera ukasusurutsa abadukurikiye. Nongeye nyuzemo kabisa. Imbere cyane. You so fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. You so fun with that size, ndakureba señorita, give me some time. Yeah, with your waist when you whine, urazunguza, you make a nigga wanna slide. Yeah. Je nabwiye ngo byandenze mutegereze kwa gatanu hashye Kigali tuyitwike iza bange. Nase ndumva ikiganiro cyacu twaginiranga nkuko mubizi mwakurikiranaga MIKA 250 TV nkuko mubizi nyine nabashishikarizaga gukanda kakanu k'umutuku kabaho kandi so subscribe ugakanda like share and comment ubundi nkuko mubizi tukizamukira siza bange. No, don't play with that size, no.